Uyu munsi tugiye kugenzura ibintu bibiri. Tugiye kugenzura ikintu gishe hagati y'ubwoba n'ubwenge. Tugiye kugenzura ikintu gishe mu magambo y'ubwiru bw'ukuri n'igisobanuro cy'amagambo y'abahakanamana. Muramfasha rero. Tugiye kwifashisha ijambo riboneka muri Bibiliya muri Luka igice cya 12 umurongo wa 47. Sibyo? Hari igitekerezo cy'umugaragu wasigiwe ibintu byose na shebuja. Sibyo? Ariko batubwira ko naramuka shebuja mutunguye agasanga ibintu byarabyangije, yarafashe n'abagaragu, yarafashe n'amatungo ye, batubwira ukuntu shebuja ngo azamucamo kabiri ngo akamugirira nabi cyane. Ariko hano igitekerezo kinini kindi gihari, hari abantu bavuga ngo uzi byinshi azabazwa byinshi, n'uzi bikeya azabazwa bikeya. Niyo mpamvu dushaka kureba ikintu gishe hagati y'ubwoba n'ubwenge. Ese kuki? Kuko baravuga ngo umugaragu azi ibyo shebuja ashaka ariko ntabikore, azakubitwa cyane. Ariko utari ubizi agakora ibyo, igihano azakubitwa gake. Ibise gute ugiye kwiba utari uzi ko ari icyaha bakagufata, ntago bagukubita, ntago baguha igihano? Turaza gusobanukirwa. Reka mubane nanjye, reka nanjye mbane namwe. Turi abantu b'Imana, Imana ni iyacu, turi mu Mana n'Imana iri muri twe. Turi bene Imana, turi bene irage. Hano ni kwa Muzansibo, ni kwa Rwangambibi, ni kuri Iubaka TV, ni ku giti cy'ubwenge, ni kuri Kamerano, ni ku Mana y'ukuturi. Yego, murakoze cyane. Yewe utarakora subscribe, iri jambo ni iry'ubwenge ntirikagucike. Murakoze. Reka dusome hano muri Luka igice cya 12, tubanze twumve ku murongo wa 47. Hari amagambo agira ati: kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Muri kubyumva? Naje kujugunya umuriro mu isi. Bigeze kuri 49 niko avuga. None niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Hariho umubatizo nkwiriye kubatizwa, nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari uko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none hazabaho batanu mu nzu imwe badahuje, abatatu n'ababiri, kandi n'ababiri n'abatatu badahuje. Umwana ntazahuza na se n'umwana we ntibazahuza. Umukobwa ntazahuza na nyina n'umukobwa we ntibazahuza. Umukazana ntazahuza na nyirabukwe n'umukazana we ntibazahuza. Noneho tugeze aho nagiraga ngo twumve cyane. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Hano iri somo urisanga no muri Matayo 16 umurongo wa 2 uyejeje 3. 5 na 4 hano muri Luka rero. Nuko abwira abateraniye aho nabo ati: iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Sibyo? Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe ko muzi kugenzura isi n'ijuru, ni iki kibabuza kugenzura iki? Kandi namwe ubwanyu ni iki kibabuza guhitamo ibitunganye? Nujyana n'ukurega kuburanira ku mutware, ugira umwete mukiri mu nzira, wikiranure nawe ngo ye kugukurira ku mucamanza. Umucamanza akagushyikiriza umusirikari, nawe akagushyikiriza mu nzu y'imbohe. Ndakubwira yuko utazavamo rwose keretse umaze kwishyura umwenda wose, hadasigaye ikuta na rimwe. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga iki? Ko twavuze ko uyu munsi tugiye kugenzura ikintu kiri hagati y'ubwoba n'ubwenge. Tugiye kugenzura ubwiru muri mu magambo y'ukuri n'ubwiru
cyangwa se n'igisobanuro kiri mu magambo y'abahakanamana. Aha Bibiliya ishyiraho igipimo gisa n'ikigereranyo: ubumenyi egare inshingano. Ubumenyi egare inshingano. Aka kantu murakumva? Iyo urushije abandi kumenya, ushinzwe kurushaho gukiranuka. Bisobanura ko ubumenyi butagomba kuba igikoresho cyo kwirata cyangwa kugaragara, ahubwo bugomba kuba urumuri rutanga ubuzima ku bandi. Ariko se ibi bishatse kuvuga ko kumenya ari icyaha? Oya, ntabwo ari ukwimenya bifite ikibazo. Ikibazo kiri mu kubimenya ariko ntubikoreshe mu nyungu y'ukuri n'urukundo. Sibyo? Ukuri guhishwe muri ayo magambo. Kumenya ni impano, si umutwaro, ariko ni impano ifite umuriro. Kumenya ni impano, ntabwo ari umutwaro, ariko ni impano ifite umuriro. Ayo magambo ya Bibiliya yifashishijwe n'abigisha benshi mu rwego rwo gukanga abantu no kubarinda gutekereza cyane. Uri kubyumva? Uzi byinshi azabazwa byinshi, uzi bike azabazwa bike. Ukoze nabi abizi azakubitwa inkoni nyinshi, ukoze nabi atabizi azakubitwa inkoni nkeya. None reka mbabaze ikibazo hano: nuramuka ugiye gusambana, yenda utazi ko sida iriho, ugasambana harimo sida, ntabwo uzayandura kubera ko ngo utari ubizi se? Hano barabitubwiye rero, bari kutubwira ko impano, kumenya egare impano, ni impano nziza. Kumenya ni impano, si umutwaro, ariko ni impano ifite umuriro. Birasobanutse kandi biyisobanuye. Urwego rwo gukanga, ibi batubwiye ko ibi bintu byo kuvuga aya magambo batubwiye bayakoresheje mu rwego rwo gukanga abantu, sibyo? Ngo batarushaho kumenya, batarushaho gutekereza, ngo baye gukoresha ibi bintu nk'ukuri. Wikurikira byinshi, kuko ibyo uzamenya bizakuzanira amahano. Ibise birahura n'ukuri kuhe? Birahura gute? Wikurikira byinshi ngo kuko kubimenya bizakuzanira amahano. Ibi ni za matrice twabonye, ni rya ubucuruzi bw'iyobokamana, ni bwa bupfumu buri mu iyobokamana, ni bwa bupfumu buri mu idini, sibyo? Bwo kurangaza, bwo kudushyiraho ibikangisho, sibyo? Turi gusesengura ikintu kiri hagati y'ubwoba n'ubwenge. Mwibuke, ibyo ni ukwica umutima w'ubwenge. Imana y'ukuri ntiyanga ko uyimenya. Imana y'ukuri ntiyanga ko umenya ibintu byinshi, kuko ni nayo yabitetse, kuko ni nayo yabitse ubukungu bw'ubumenyi mu isi no mu muntu. Twavuga ngo iki koko? Ariko kuki uwo murongo uvuga ibihano? Kuko hari ubwenge butagira umutima. Iyo uzi byinshi ariko ugakoresha ubwo bumenyi mu kwikubira, mu kwigira hejuru, mu gutega abandi, mu kurimbura, iyo ni inkota igukomeretsa mbere y'uko ukomeretsa abandi. Ariko ishobora no kutagukomeretsa mbere, ko abazanye bino turabibona byarabakijije, byabagize abantu bakomeye, byabashyize mu bushorishori bw'ubwami. Kandi twe turacyakururuka ngo dutanga ibya 10, dutanga amaturo, turundarunda ibintu tubashyira. Gute se? Gute? Kumenya si icyaha, gukoresha ubumenyi nabi nicyo cyaha ahubwo, sibyo? Kumenya si icyaha, gukoresha ubumenyi nabi nicyo cyaha. Niba nahitamo kumenya byinshi nkozikoreza, cyangwa kumenya bike nkaryama, niba nahitamo kumenya byinshi cyangwa kumenya bike naryama, nahitamo kumenya byinshi, niyo byanteranya n'isi, niyo byatuma nta kwishimirwa, niyo byasaba ko ntabona igikombe cya zahabu ku isi, nahitamo kumurikira imbere aho kwibera mu mwijima mu izina ryo kutabazwa byinshi. Muri kubyumva? Ibintu byo kwiga no kuzirikanwa muri kubyumva? Kuko kumenya bituma ndengera abandi, kumenya bituma ndeba kure, nkamenya gutandukanya icyiza n'ikibi nubwo byaba bihe. Singo
kumenya n'isano igarura umuntu aho yakomotse, aho yibagiwe ko ari roho atari ifu y'isi. Kwihisha ubumenyi ngo udahanwa ni nko kwanga gukura ngo utajya mu nshingano, nyamara gukura nibwo butabazi bwa roho. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa cyangwa umwanzi. Ukuri nyako kwihishe muri rya jambo ni iri: kumenya si umutwaro utera igihano, ahubwo n'urumuri rushinzwe gutuma udakubitwa. Uwahisemo kumenya ukuri ahitamo guca mu mucyo, aho ibinyoma bidashobora kumuhishamo. Umuntu uzi niwe ushobora no gutabara. Imana ntiyanga ubumenyi. Imana y'ukuri itanga ubumenyi nk'impano, si nk'urushyo, si nk'urusyo, si nk'umutwaro. Sibyo? Wowe se urumva waba umunyabwenge utinya guhanwa? Waba umunyabwenge utinya guhanwa ute? Wakora ubuvumbuzi ute? Wakora ubushakashatsi ute? Cyangwa wahitamo kumurikira abandi nubwo byagusaba guhinduka igicaniro cy'umucyo? Kuko nkeka ibi bintu birisobanuye, birasobanutse. Mureke Imana itubere urumuri n'umucyo, mureke Imana ibe nyambere, ijye imbere dukurikire, mureke umucyo n'urumuri abe ari bwo bitubera icyitegererezo, nibitumurika natwe tumurike ku bandi. Ibyo noneho ubwo umwami azaza, ubwo isi izahinduka tuzabe muri paradizo, ni twebwe tugomba guhindura ibi bintu, n'isi nitwe tugomba kwihindura, natwe tukihindura. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Mureke dukurikire inzira y'ukuri, mureke umucyo wande ukwire hose, ube urumuri n'itabaza. Ibyo nanjye nabasabira, nanjye nisabira ngo njye nzira abidufashemo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.